turashimana tubaye uyu mwanya ukomeza kuba mu shuri kwizera dusenga kwiyiriza kwiga ijambo ry'Imana. Amen. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi yobora muri amasengesho ijambo rivuga ngo intambwe enye z'urugendo rw'umukristo. Intambwe enye zigize urugendo rw'umukristo. Iyo ni Kinyarwanda. Intambwe enye zigize urugendo rw'umukristo. Mu Gifaransa 4 étapes dans la marche chrétienne. 4 étapes dans la marche chrétienne. Mu Cyongereza 4 steps in the Christian walk, or 4 stages in the Christian walk. Bakuvuga steps cyangwa stage. Intambwe enye mu rugendo. Kugira ngo tumenye izi ntambwe enye zigize urugendo rw'umukristo, turaza gusubira mu rugendo rw'Abisirayeli, hanyuma dukore metaphore, no kuvuga urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa bagana i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Niyo turi bubone mu buryo bw'umwuka ibyacu twebwe itorero ukuntu izo ntambwe enye ziteye. Amen. Turaza kubona ko muri urugendo ntabwo ari bose barangiza izo ntambwe enye. Turaza kubibona, kandi uko tugenda twiga ijambo ry'Imana ukwiye nawe kugenda ureba aho ugeze. Ukwiye kugenda ijambo ry'Imana uryapurika ku buzima bwawe bwite bwa Kristo. Amen. Niwumve ko ari kubwira abantu muri rusange, ubyumve ko ari wowe. Tugiye gusubira mu isano rya kera mu gihe cy'urugendo rw'Abisirayeli. Rwatangiye ryari? Rwatangiriye hehe? Rwatangiye muri rya joro aho babaze umwana w'intama wa Pasika. Muri rya joro niho urugendo rwabo turuhera, kuko Imana yababwiye ngo bazarye inyama z'uwo mwana w'intama bakenyeye bakwesa inkweto, kandi hari mu gicuku. Nuvuga ngo urugendo ruratangira. Kuko iryo joro ntago baraye muri Egiputa. Batebya zacu. Joro ntago baraye muri Egiputa. Igice 12 kuva baratubwira uko Pasika Imana yayitegetse. Umurongo wa mbere tugeze ku murongo tugeze ku murongo wa 12 cyangwa 13. Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, kwa 10 w'ukwezi umuntu wese yendera umwana w'intama uko amazu ya base ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itarumara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri. Uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge.
uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindirize umunsi wa 14 w'ukwezi, iteraniro ryose ry'Abisiraheli bazawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso bayasige ku mpumanirizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imisima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose, uko abe ariko muzazirye. Muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. N'imana z'Abanyegiputa nzasohoza amateka nziciriyeho, ndi Uwiteka. Ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Amen. Hanyuma rero birabaye rero ku murongo wa 37, icyo gice nyine cya 12 tugeze ku murongo wa 42. Abisiraheli barahaguruka bava i Ramesi bataha i Sukoti. Abigenzaga bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo, n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi. Botsa imitsima itasembuwe y'amarobe bavanye muri Egiputa atarotswa, kuko ayo marobe yari atasembuwe, kuko birukanywe muri Egiputa ntibazarire, kandi bari bataritekera icyo kurya cyose. Imyaka Abisiraheli bamaze mu rusuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro ni ryo kuziririzwa Uwiteka cyane, kuko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo ni ryo rya joro ry'Uwiteka Abisiraheli bose bakwiriye kujya baziririza cyane mu bihe byabo byose. Amen. Amen. Ubwo rero tumaze kubona rero uko Imana yakuye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa nyuma y'imyaka 430 bari mu buretwa. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo bw'urugendo rwacu turahera natwe kuri Pasika yacu. Bibiliya iravuga ngo Kristo niwe Pasika yacu iratambwe. Ni ukuvuga ngo urugendo rw'umukristu ruhera ku musaraba. Ubukristu nyabwo buhera ku musaraba. Murumva yuko muri iryo joro ry'umwaka wa 430 bariye umwana w'intama n'imitsima idasembuwe, bakenyeye, bakwesa inkweto, kandi bihuta, uko muri iryo joro niho Imana yamanutse muri Egiputa, hanyuma ivana Abisiraheli muri Egiputa. Urugendo ruratangiye. Bivuga ngo urugendo rwawe nk'umukristu rwatangiriye ku musaraba, igihe ubutumwa bwiza bwagwishuriye Yesu wabambwe, ugasobanukirwa Umwuka Wera akugendereye, ugasobanukirwa impamvu yabambwe. Amen. Ukamenya ko Yesu yabambwe atari ukubera intege nke, atari ukubera ko ari impanuka, atari uko bamurenganije. Yabambwe nk'uko umugambi w'Imana itararema isi n'ijuru, aribyo tuvuga mu ndimi zo hanze zindi z'amahanga, atararema univers,
cyangwa cosmos nkuko babigira iki bayitaga, cyangwa universe, kuvuga ngo ibyaremwe bigaragara. Kuvuga ngo Yesu ntabwo yabambwe by accident, ntabwo yabambwe par accident, ntabwo yabambwe kubera izindi mpamvu. Nibyo dusoma na nibwo butumwa Petero yavuze, cyangwa dusome muri Petero wa mbere igice cya mbere 18 tugeze kuri 21. kuko muzi yuko ibyo mwacunguzwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa. Aho hantu havuge witonze, niyo jambo nashakaga. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, Mukurikire. nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa. Wamenywe n'Imana kera isi itararemwa. Ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Bivuga ngo yamenywe n'Imana kera isi itararemwa, yerekanwa igihe kigeze. Amen, ku bwacu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Amen. Amen. Mwumva icyo jambo? Yamenywe n'Imana kera isi itararemwa. Hanyuma irindi jambo risa n'iryo niryo ushaka ko twumva mu byakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 22 ugeze ku murongo wa 24. Ubutumwa bwiza Petero yavuze ku munsi wa Pentecote. Yemwe bagabo ba Isiraheli mwe, nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu, uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenya bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Amen. Amen. Niri jambo turashakisha amagambo y'ikinyarwanda cyacu. Cet homme, donc Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience, ni jambo ushaka kuvuga, selon la prescience de Dieu. Prescience. Hariho science na prescience. Science ni ubumenyi, prescience ni ukumenya ibintu bitaraba. Abibise mu cyongereza for knowledge. Ni ukuvuga ngo Yesu urupfu rwe rwo ku musaraba rwamenywe n'Imana ibihe bitaranaremwa. Hanyuma ibihe bimaze kuremwa, kuko ibihe byararemwe, bari mubizi ibyo. Ibihe byararemwe. L'espace a été créé, le temps a été créé. Ibihe byararemwe, n'isi n'impera z'isi, ibyo usanzwe byose byararemwe. Amen. Ibyo ukiye kubimenya, kuko hari ahandi hataba ibihe. Bari mubizi, hari ahandi hatari ibihe. Mu ijuru turabizi ko nta bihe bihari, ntabwo bwira ntabwo bucya, sibyo?
ariko ari ahandi atari mu ijuru naho nta bihe bihari, ariko ibyo n'ibindi byo mu rundi rwego. Ni ukuvuga ngo iyi sanzure yacu, amen, ntabwo bazigarukira he. Ni ukuvuga ngo ari ahandi mu isanzure aho ibihe bitari. Bayumvise? Amen. Haleluya. Nubona nk'ubu impamvu tudashobora gusubira inyuma mu mateka, tudashobora gusimbuka tujye mu bizaza ejo, ndavuga twebwe abantu, ni kubera ko turi mu buzima bugenda gahoro. Iyo tuba dufite umuvuduko nk'umucyo, kuko umuvuduko w'umucyo kugeza ubu muri iyi si igaragara, ibyo bita l'univers observable, niyo nta kigenda ngo kirenze umuvuduko w'umucyo, ibirometero 300 ku isegonda, ibirometero 300 ku isegonda, mu gihe nta kintu kiwitambitse imbere. Urabona urushinge wa segonda yigeze ka umucyo uba wavuditse ibirometero 300. Iyo ni vitesse limite muri univers pour le moment, urumuzi. Amen. Iyo twabaga ubuzima bwacu bubaho mu muvuduko w'umucyo, murabyumva, ibihe byahita bihagarara, ntabwo tongera kuba mu bihe ngo bwakebwe bwije. Kubera ko tudashobora rero kurenza, tudashobora kuba mu buzima bw'umuvuduko munini, ibyo rero bitubuza gusubira inyuma amateka cyangwa kujya imbere. Niko bimeze. Kubera ko tudashobora gusubira inyuma cyangwa kujya imbere, ko turi mu buzima bugenda buhoro buhoro. Kandi nubwo twagira umuvuduko, ntabwo twagira umuvuduko ugeze umuvuduko w'umucyo. Kubera iki? Kuko ikintu cyose gifite masse, yaba telefone, yaba iki, yaba wowe, yaba imeza, bagihaye umuvuduko, sibyo? Bakagiha imbaraga zivudukana icyo kintu, kizagera ahantu ntihongere no kukigendesha, ko kizahita kigira uburemere burenze ubw'isi yose. Kubera ko wa muvuduko uhinduka nawe masse. Ni ukuvuga ngo energy ni masse. Nuko kaba ari agatenisi kangana gutya, kakavudukana kagera hafi ku muvuduko tutaragera ku muvuduko w'umucyo, isi yose tugasunika karatunanira, kubera ko gahinduka kagira masse ya energy, wa muvuduko wa energy kaba nyinshi cyane. Rero ntabwo dushobora rero kurenza umuvuduko w'umucyo. Rero niyo mpamvu udashobora gusubira inyuma mu mateka, dusubire kuba ejo hashize cyangwa tugende ejo hano. Bibaye gutyo, murazi ko yagenda, ushobora kubuza ababyeyi bawe kuba barakubyaye, kuko wasubira inyuma hanyuma ukabuza so na nyoko guhura, wavuka se? Rero hariho kirazira Imana ashizeho. Amen. Ni ukuvuga ngo twahagarika les effets, twahagarika cause mbere ya effet. Ariko Imana rero yaratubujije, kubera ko umucyo ntidushobora kuvuduka ngaho. Amen. Rero hariho ikindi gice cy'isanzure kitazwi, ndavuga kubera kiri kure cyane, babyita l'ailleurs ahandi. Icyo gice ntabwo hariho ibihe, ntibwira ntibucya. Mwabyise? Rero Imana rero yaremye byose, aho iri ntabwo bwira ntabwo bucya. Nguvuga ngo rero yamenye
Yesu ko azatambwa byose bitarabaho. Nibo babyise hano prescience cyangwa kumenya kw'Imana kw'ibintu byose bitaratangira. Na niyo mpamvu rero iyo umaze gukura mu mwuka ntabwo kwiyogira ubwoba n'ibigushikira, kuko ubuvuzi rero iriya prescience y'Imana kuriya kumenya kw'ibintu byose bitaranabaho, ntabwo yamenye gusa ko igeragezo kizanshikira ntinamenye uko iri bukimvanemo. Ese buryo amen. Iyo umenye ko Imana ifite prescience for knowledge, ikamenya ibintu bitarabaho, ukaba uri muri Kristo, nubwo bitunanira, ukwiye kumenya ngo iki kintu cyamenywe nayo kitarabaho. Rero ntabwo yakimenya kitarabaho ibure kuba yarateganije icyo gikorera. Amashimije ku Mwami Yesu. Niyo mpamvu kenshi tujya duhura n'ibintu tukakuka umutima kuko tutazi ibyo. Amen. Abantu bakuze mu kwizera no mu kumenya Imana bo bazi yuko ibintu byose byamenywe nayo bitarabaho, yaba byiza yaba bibi. Iyo bibaye rero bakwiye kwizera ko itabimenye gusa, hanyuma nimenye iherezo ryabyo, nimenye uko biri bugende, nimenye uko biri burangire, nimenye ukuntu ubwoko bwayo buri busohokemo. Rero Imana ntabwo igitungurwa nkatwe, weke twe dutungurwa kuko turi prisonnier mu kabox mu kumba kitwa ibihe. Doa ntabwo tubona imbere, ntabwo dusubira inyuma, twebwe turi prisonnier y'ibihe bya none. Niyo mpamvu rero bitugora. Amen. Haleluya. Amen. Abashaka kuzamenya ukuntu tubashije kuvuduka hafi umuvuduko w'umucyo, dushobora kugenda ejo hazaza tukavuduka tukarangiza, tukaba mu bintu bitaraba, cyangwa tugasubira inyuma mu mateka. Muri physique iyo bita le cône de lumière, cône murayibona, cône de lumière, niho batereta icyo kibazo yuko twebwe turi hagati mu rubuga rwitwa ibihe, le présent, ibihe bya none. Hanyuma hakaba hariho kone ireba hejuru, niyo future, na kone icuritse ariko ahanini hareba hejuru, na kone ihagaze gutya, ya mitwe irahura. Ni ukuvuga iyi ni physique, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Urabibise kone ni gutya, murabibona hano hariho surface, ni kone murabibona, imitwe irahura. Iyi ni futur, iyi ni passé, iyi ni présent. Urabibise twebwe rero twibereye hehe? Twibereye muri présent hano, hanyuma bakatubuza gusubira hehe? Muri passé, bakatubuza no kujya muri futur, bikajya bidusanga hano. Hanyuma umviriza, nubwo udashobora gusubira hano, ikora ibi byose ibi ni umucyo, wo ntabwo ufite aho wimirwa kubera ugenda wa muvuduko. Nubwo udashobora kujya muri passé mu byashize, ariko ibyabaye hano muri passé bijya byohereza message hano. Wabizi? Hanyuma kuko ntaho byagiye, hanyuma kubera ko hariho principe ivuga ko ibyo bita le sens du temps, ni ukuvuga ngo le temps est irréversible, biragiye imbere n'ibisubira inyuma. Apana la lumière, nous l'avuga le temps, sibyo?
hanyuma hano muri future urumva birabujije kubaza hano, sibyo? Mwayibise ibyaha bishobora kuza kubera iyi flesh ya temps, ariko ibyaha muri future ntabwo ushobora kuza hano tubigeramo gusa iyo byaje, sibyo? Ariko hano hashobora kohereza message hano muri future. Boni ko Imana yaremye ibintu. Wabibise? Kandi ona bihuriye na Bibiliya yuko ubuzima bwashize n'ubwa sokuru bufite impact kuri twe. Hari message ziva muri passé zidusanga muri present. Hanyuma present yacu hano ishobora ku-influence future. Ariko ntago future iza hano, ahubwo biva hano bikajya hari. Rero iyo tuvudutse umuvuduko urenze w'umucyo, tutadusohoka hano. Wabibise? Tugasohoka hano tukisanga hano handi niyo bita l'ailleurs. Aha rero ni kure cyane yaha, nta naho bihuriye. Aha rero ntago bwira kandi buke. Babibise? Babita cône de lumière muri physique. Niyo mpamvu rero Imana yagiye ivungurira gake abantu bamwe aba physiciens, aba scientifique uburyo bitandukanye mu domaine atandukanye, aba philosophe, kwa ngo bigende bishemangira ibyo bavumbura, bigende bishemangira ijambo ry'Imana. Amen. Nukuvuga ejo hashize ntabwo bavuga ngo harashize ngo nacyo bitwaye. Hari za message zohereza muri present turimo. Nabibise? Natwe ibitekerezo byacu, ibyo dukora, iyo tuvuga, tuhereza message muri future. Inkuru nziza muri ibi ni yihe? Nuko imyitwarire yawe none ishobora guhindura ejo hazaza. Amen. Mu ijambo rimwe, nta kwiheba. Nta kwiheba. Imana ishimwe. Erega ibyaremwe birimo amabanga menshi. Tuba mu isi tutanazi n'imiterere yayo. Reka dukomeze. Twumvise ko Yesu nk'umwana w'intama yarakwiye gutambwa ngo yamenywe n'Imana isi yarare. Iteka yo birivuze isi mu Kinyarwanda ntabwo ari isi yacu iyi ifite diametre 12,000, ahubwo niki isanzure. Vuga ngo rero Yesu ntiyapfuye kubera intege nke, ntabwo bamurushije imbaraga, ntabwo byamutunguye, ntabwo bamuhohoteye. Bayise? Nuko Niki Cruz ataramenya ubutumwa yibaje ko bamuhoteye ngo babikoze bari he ngo mbereke umugabo umugira neza bakamuhotera kuri. Ntabwo bamuhoteye, ngo yamenywe n'Imana isitaremwa ko azaba umwana w'intama kandi ko azerekanwa mu maherezo y'ibihe. Amen. Urumva iri jambo nurimenya icyo bita prescience, for knowledge. Ukamenya ko Imana yakumenye wowe n'amanyenyeri n'amagalaxy n'ibyo byose bitarabaho. Inamenya na circonstances z'ubuzima bwawe. Biteye kubakamo kwizera yuko ibintu byose Imana ibizi byose bitarabaho, izi ni kizabikorera. Umaze kwimenya rero aho ni gitangaza. Amen. Witutuza muri Kristo. Ugakora ibyo ukwiye gukora mu mbaraga Imana yaguhaye, mu bwenge Imana yaguhaye, ugakora ibyiza. Amen. Hanyuma ibindi bikurusha imbaraga utafite icyo wabikorera, ukamenya ko yo irafite icyo iri bukore. Kandi ukamenya ko hari isaha yawe, hari n'isaha yayo. Dukomeze. Noneho
ku Bisirayeli urugendo rwatangiye ryari? Mumbwire tukomeze. Muri rya joro ya Pasika. None batangiye urugendo, bahuye n'izi nzitizi ngo base n'abahagarara n'abatinya. Inyanja itukura. Etape ya kabiri rero y'urugendo rwabo, na niyo etape ya kabiri y'urugendo rwacu turi bumve. Amen. Ni inyanja itukura. Habaye iki? Imana imaze guca inzira mu nyanja itukura, za ngabo za Farawo zaje kwa kugira ngo zibamerere nabi, sibyo? Zibafate wenda zibagarure mu buretwa, sibyo? Zo zararohamye mu nyanja, zinduka imirambo n'amagare n'amafarashi yabo. Mu gitondo bisanga hakurya y'inyanja itukura, amazi yasubiranye, imirambo y'Abanyegiputa iri hejuru y'inyanja. Nuko etape ivuga iki rero? Ni etape ivuga délivrance, victoire sur l'ennemi. Ngo Imana irababohoye, ibatsindiye umwanzi. Ese muri rya joro yarababohoye ibatsindira umwanzi wa Pasika? Rya joro baryaga inyama z'umwana w'intama n'imitsima idasembuwe n'imboga zisharira. Bari bacitse Farawo n'ingabo ze. Ese délivrance yabo, victoire kuri leur oppresseur, uriya Farawo wari washize munsi y'igitugu cye n'uburetwa n'ubucakara, bamukize muri ya joro. Bari bakiri mukwe. None muri ya joro niki cyabaye? Muri ya joro kuvuga ngo binjiye mu isezerano n'Imana y'abasekuruza babo, ko ije gusohoza isezerano. Kuvuga ngo ku musaraba i Golgota turinjira mu isezerano yakozwe n'amaraso. Ntago deliverance iraba, mubimenye ibyo. Ku musaraba, iyo umuntu yishuriye umusaraba n'umurimo Yesu yakoze, akihana ibyaha bye, akakira Yesu, akatura, akamvita Yesu mu mutima we, akamwakira nk'umwami n'umukiza we, yinjiye mu isezerano. Yinjiye muri covenant. Ariko deliverance ntabwo iraba. Etape ya mbere niki? Ni deliverance. Etape ya mbere niki? Alliance. Sibyo? Pasika itwibutsa ko twaracungujwe amaraso, sibyo? Binjira mu isezerano mu bwoko bw'Imana. Hariya rero ku nyanja itukura niho habereye iki? Deliverance. Kuko hakurya y'inyanja ntabwo bari bagifite bwa Farawo. Niyo mpamvu Miriyamu n'abandi bagore n'abandi bakobwa bahise bafata ingoma barabyinira Imana. Zaburi irisukaho ya deliverance. Amen. Ndetse banarenga kuri deliverance babonye ku nyanja itukura, batangira no gusingiza igihugu cy'isezerano bariho barajyayo. Nusoma kuva 15 uraza gusoma amagambo ya Miriyamu. Batangiye basingiza Uwiteka yaroshe mu nyanja abanzi babo. Siyo deliverance. Amen. Ariko birangira mu mukaro ko Miriyamu yari umuhanuzikazi. Birangira no basingiza igihugu cy'isezerano bagiyemo, kandi bakiri hehe? Ku nyanja itukura. Amen. Nukuvuga ngo rero iyo tumaze no kuva ku musaraba tugakizwa, tukabarirwa ibyaha, tukinjira mu isezerano, abakeneye ko rero dutere indi ntambwe
yo kubohorwa ubutware bw'umwijima, gukizwa igitugu cya Satani twavukiyemo. Amen. Soma Abakolosayi 2. Urabona ko abantu benshi n'agakiza barimo biravangitiranye, sibyo? Abakolosayi igice cya mbere 12:14. mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu ijuru. mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. niwe waducunguje amaraso ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Amen. Intambwe ikurikira Golgota, ikurikira umusaraba, ni ugukira, ni ukubohorwa ubutware bw'umwijima. Mu buryo bwa metafore ni wa wundi Farawo n'ingabo ze. Mu ijambo rimwe ni ukubohorwa abadayimoni n'umukuru wa Satani twavukiye mu bwami bwabo, munsi y'ingoma yabo, y'igitugu cyabo. Ugende ureba etape yose nimba yarakoretse ubuzima bwawe. Wabizi? Etape ya kabiri ni iki? Deliverance. Bihwanye n'Abisirayeli kwambuka inyanja itukura. Amen. Intambwe ya gatatu rero mu rugendo rwacu ni ubutayu. Kuko bamaze kuva ku nyanja itukura batangiye ubutayu, le désert. Batangiye ubutayu. Mu rugendo rw'Abisirayeli bavuye ku nyanja itukura batangiye ubutayu. None kuri twebwe ubutayu ni iki? Nusoma urugendo rwabo, amen, nubwo babonye ibitangaza by'Imana ikabaneshereza umunyagitugu Farawo, ikabaha deliverance, bakize Farawo ariwe mwanzi, amen, ariko iriya myaka 40 bamaze mu butayu, hari undi mwanzi batigeze bakira wabahemukiye, wakomeje kubateranya n'Imana. Ninde yamubwira bari we? None banejeje Imana mu butayu. None uwo mwanzi ninde? Farawo bamusize hakurya y'inyanja itukura na Egiputa. Ndavuga Farawo en tant que umwami, ariko ingabo ze zapfuye. Donc Farawo yatsinzwe, Imana yabakije amaboko ya Farawo. None mu butayu kubera iki batigeze baba mu mugisha, batigeze banezeza Imana? Niwe mwanzi se we? Oje. Nuvuga ngo mu butayu, amen, umwanzi wabateje kibazo ku Mana nibyo bita le moi, l'ego, le moi, njyewe. Le moi muri Bibiliya bayita gute? Bayita le vieil homme, old self, sinful nature, umuntu wa kera. Wa muntu wa kera wo muri Egiputa bamwambukanye inyanja itukura, uwo niwe wabateranije n'Imana. Mu yuko ko yakomeje kuvuga ngo turambiwe imanu, tukumbuye iki? Ibyo kujya muri Egiputa. Uwo ni ndese? Si umuntu wa kera? Amen. Ku mukristo nuvuga ngo nubwo Imana yakubatura ubutware bw'umwijima ikagukiza abadayimoni, ibyo bita deliverance, umaze kuva ku musaraba, ariko nutigishwa mu mwami
umenye ko hari undi mwanzi yitwa umuntu wa kera. Uzakomeza kuba nk'umupagani kandi waravuye ku musaraba, ndetse ukaba warahawe no kubaturwa ubutware bw'imijima, ariko kamere igatuma udahinduka. Kamere igatuma udahinduka. Amen. Niyo mpamvu Pawulo atubwira kubyerekeye umuntu wa kera n'umuntu mushya ariya mu Efeso ibice 4 ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 24. Ariko mwebweho nimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu. Musurinye kwigishwa, byose turuka mu kwigishwa. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera. Kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Amen. Mwayubise. Amen. Bivuga ngo ubuzima bwo mu butayu bw'Abisirayeli ariyo ntambwe ya gatatu mu rugendo rwabo ku mukristu, iwuhanye n'urugendo rwo kwiyambura umuntu wa kera. Kubera iki ukwiye kumuyambura? Turaza kubibona nyuma. Reka dufate ingero z'imiryango itatu mu miryango 12 ya Isirayeli: umuryango wa Rubeni n'umuryango wa Gadi n'igice cy'umuryango wa Manase. Iyo mubifate kuko umunyari muto ngiyambaye amaverse, sibyo? Amen. Yosuwa 22, Kubara 32, Gutegeka 2 ibice 3. Ariko mundeke nkomeze, mwe muraza kubikurikirana nyuma, sibyo? Yosuwa 22, Kubara 32, Gutegeka 2 gatatu. Okay, tukomeze rero. Kambabwira ibyo ari byo. Amen. Mukurikire. Iyo mbabwira muraza kubisangaho. Bageze Mose amaze kubwirwa n'Imana ko we atazabambutsa Yorodani ngo baragwe igihugu cy'isezerano, ku mpamvu muzi yuko batumye acumura ku Uwiteka kuri rwa rutare. Amen. Ko yararakaye, Imana yamubwiye ngo abwire igitare wajya gukubita, kandi avuga n'aya magambo muzi, avuga abarakarira. Hanyuma Uwiteka avuga ko we na Aroni batazambuka, sibyo? Ahubwo Imana imuzamura umusozi. Amen. Umusozi Pisga, imwereka igihugu cy'isezerano, ati ariko wowe si wowe, ariko umugaragu wa Yosuwa niwe azambutsa ubwoko. Ariko Mose ababwira amagambo ya nyuma mbere yuko bambukanwa na Yosuwa. Arababwira ko amateka yabo niki byose, abibutsa amategeko yose niki. Noneho muri ya miryango 12 havamo imiryango itatu: umuryango wa Rubeni, umuryango wa Gadi n'igice cy'umuryango wa Manase. Begera Mose na Eleazari, kuko Isirayeli yapfuye Aroni, n'abakuru b'umuryango wa Isirayeli bavuga amagambo. Ati babwira Mose ngo nimba tukugireho umugisha, ngo utwemere nitwambuke, ngo ahubwo twigumire hakuno nako, ubwo hakurya ni gusezerana, hagati hari Yorodani. Utwemere nitwambuke twigumire hakuno, kubera ko urabibona ko dufite amashome menshi kandi ahantu hari ubwatsi bwiza.
amatungo yacu ingana ibiki byose, ati niho byagubwa neza bikororoka. Ubwo busabe mubumva muti? Reka dusome gusa ayo magambo make, ani murasoma sibyo? Nababwiye kubara ni 32 sibyo? Soma vuba vuba ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 8. Kwa bibahe igitekerezo. Hano hari isomo rikomeye cyane ku bakristo. Abarubeni n'Abagadi bari bafite amatungo menshi cyane. Babonye igihugu cy'Iyazeri n'iki Galeyadi ko bifite urwuri rwiza, Abagadi n'Abarubeni baragenda babwira Mose na Eleyazeri umutambyi n'abatware b'iteraniro bati: Ataroti ni Diboni ni Yazeri ni Nimuri ni Heshiboni ni Ireyali ni Sibumi ni Nebo ni Bewoni, igihugu Uwiteka yatsindishiriza iteraniro ry'Abisirayeli ni igihugu cy'urwuri, kandi n'abagaragu bawe dufite amatungo. Bati niba tukugireho umugisha, abagaragu bawe duhabwe icyo gihugu ho gakondo, ntutwambutse Yorodani. Mose abaza Abagadi n'Abarubeni ati: bene wanyu bazatabara mwicariye ino? Ni iki gitumye mukura umutima w'Abisirayeli mugatuma badashaka kwambuka ngo bajye mu gihugu Uwiteka yabahaye? Uko niko baso bagenjeje ubwo nabatumaga gutata icyo gihugu ndi Kadeshi i Baruneya. Amen. Sabe mumva nubwo tutakomeza ngo tuvuve ko Mose yabasubije, ariko yatangiye kubasubiza. Mumva bwaranejeje Imana. Somalia Yosuwa 22 umurongo wa mbere. Nyuma Yesuwa ahamagaza Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase, arababwira ati: mwashoje ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse byose, no mu byanjye n'abategetse byose nabyo mwarabyumviye, kandi icyo gihugu cyose kugeza ubu ntago mwahemukiye bene wanyu, n'amategeko y'Uwiteka Imana nayo mwarayitondeye. Umviriza muri make, igihe bagiye gusaba Mose ngo abemere nibambuke, Yosuwa yarahari, Eleyazari yarahari, abakuru b'imiryango ya Isirayeli bari bahari. Mose rero aravuga ati: mwebwe wa mwuka wari mu basokuruza banyu nibo ubarimo. Atangira kubabwira ukuntu bagomeye Imana mu butayu, sibyo? Noneho bahita bamubwira ati rero nutwemera ko tuguma hano nitwambuke, twebwe turasiga abagore bacu n'abana bacu n'aya matungo yacu yose. Amen. Twubake uburyo baba protege, barindwa abanzi ntibaze kubatera tudahari. Twebwe rero abagabo bari mu myaka yo kurwana, twebwe abarwanyi turambukana na bene wacu mwabyibise bo mu yindi miryango, tubafashe gufata gakondo yabo. Mwabyibise nitumara kurwana intambara, noneho buri muryango ukabona gakondo yawo, sibyo? Niho tuzabona kugaruka kandi mbere bari hakuno, none bambutse hakurya na bene wabo, intambara barayishoje, bagarutse hakuno, sibyo? Ariko icyo gihe hitwa hakurya. Noneho basubire imiryango yabo, batunganirwe. Ngo bamujyanye Mose muri dire. Wayibize Mose rero aravuga ati okay, nimba ariko muzabikora, sibyo? Ndabibemereye. Ariko mutabikoze muzamufite icyaha imbere y'Uwiteka. Barabikoze.
basiga abagore n'abana n'amashu yabo n'ibiki, bubaka inkike n'ibiki byose baraproteja kugira ngo bamaze kugenda abanzi b'abanyakarani ntibazaze kwica abagore babo n'abandi byose no kunyaga imitungo yabo. Noneho bagenda ku rugamba hamwe na bene wabo. Abo barambutse, ariko bambuka batari busigareyo, bazasubira hariya. Noneho Mose amaze kwitaba Imana, noneho barambukana na Yosuwa. Bamaze rero gutuza imiryango, Yosuwa niwe babwiye amagambo batiri ibyo mwabwiye Mose mwabisoje. Yosuwa abaha amazahabu n'ikibutunzi bwiza, arabaha umugisha ngo basubire mu miryango yabo. Ariko hari ikibazo, ntabwo bagiye gutura mu isezerano. Banasubiye hariya mbona hakurya ya Yorodani ni mu gusezerano, tubyite iburengerazuba, ariko iburasirazuba hakuno ni mu butayu. Nubwo bari mu kibaya kera, ariko bifatanye n'ubutayu. Amen. Bahise bubaka igicaniro, bagarutse bubase igicaniro ngo kire nk'umunara, kitanakurikiza amategeko ya Mose. None barabyumva ati rero Abagadi n'Abamanase, igice cy'umuryango wa Manase n'Abarubeni barekuwe bagasubira mu miryango yabo. Niki twumvise inkuru ko bubatse igicaniro. Elazari barababara. Elazari arahaguruka n'abandi bakuru b'imiryango baragenda basubira hariya, barababona bati ibi mukoze n'ibiki? Uro muri tandukanije rero n'ubwoko bw'Imana n'Uwiteka. Bavuga ati oya, ati mutwumve, ntabwo ari igicaniro cyo kuza dushyiraho ibitambo. Tuzi ko icyo gicaniro Mose yavuze ko kigiye kubakwa hariya. Ati iki cyubatswe no kugira ngo kera abazadukomokaho n'abazabakomaho mwebwe nibazavuge bati ntaho bahuriye natwe. N'urwibutso yuko nubwo hari Yorodani itandukanyije, ariko turi mu bwoko bw'Uwiteka. N'urwibutso, ntabwo ari igicaniro. Basi Elazari avuga ati niko bimeze. Elazari rero asubiranayo n'abakuru b'Isirayeli bajya gutanga inkuru. Noneho Isirayeli yari iteguye gufata imyambi n'imiheto n'ibiki byose kujya kubarwanya. Hanyuma bavuga ati ntabwo umugambi ntabwo ari igicaniro cy'ibitambo. Basi none birangira gutyo. Ariko murumva ikibazo. None muri uru rugendo rw'Abisirayeli bageze aho ubutayu baburangiza, bakambuka hakurya. Abo ba Rubeni n'Abagadi n'igice cya Manase twabagereranya n'abakristo bahe? Mugiye mugitekereza, mwumvise ko iby'Abisirayeli bifite ibyo bitubwira. Buri kintu cyababayeho gifite ibisobanuro mu mwuka kuri twe. Mugiye mukibitekereza, nashaka kubabwira ngo cyangwa mbaye ikibazo. None se ayo matungo menshi, ayo mashi menshi, ntama ibiki byose byatumye babona icyo kibaya cyuzuye ubwatsi. Icyo gihugu cyabo batuyeho bari bamaze gutsinda abami baho, barabarwanyi. Niyo mpamvu bavuze ati turamukana namwe tujye kurwana. None bamaze gutsemba abami baho hantu, noneho bafata aho hantu basaba umunsi ko ahabagabira. Ariko ntabwo ari mu gihugu cy'isezerano. None se ko bamaze imyaka 40 mu butayu, izo nka n'ibiki byose babivanye? Kuko Bibiliya na Mose arahamya ati koko muri abatunzi muri aborozi bahambaye, babivanye. Bwa bwonko babivanye.
ndavuga bayivanye ni mu butayu se cyangwa bo muri make amwe muri ayo matungo inka n'ibiki byose barazambukanye, kuko iyo musomye igihe bavuga muri Egiputa kandi umenye ko bari baturaga Gosheni barabo aborozi, ariko nyinshi na nyinshi rero bazambuye ba bandi barwanije kuko babasanganye amatungo menshi. Mwabyumvise ibyo? Okay. None mumure cya kibazo rero, Abarubeni n'Abagadi n'igice cya Manase banze kwambuka Yorodani ngo barigumiraho, twageranya n'umukristo meze gute? Ngo twayibonye mu Efeso, sibyo? Muraza kubyumva neza nitugera kubambutse hakurya. Amen. Noneho igihe kirageze turagaruka kuri abo, turabagarukaho. Hasigaye intambwe ya nyuma ya kane. Noneho barambutse hakurya. Amen. Bambukijwe n'isanduka y'Uwiteka, abatambyi 7 bayetse ku ntugu bahagaze muri Yorodani, kandi ni Yorodani mu gihe yari yuzuye, igihe cy'imvura nyinshi Yorodani yuzuye. Yorodani ibonye isanduka y'Uwiteka irahagarara, amazi amanuka arahagarara. Amen. Ayandi akomeza atemba mu nyanja y'umunyu, Mer Morte. Mukurikire. Amen. Ukwiye kureba nawe wibone aho uri, niye ntambwe utaratera. Amen. Niye ntambwe utaratera, niye ntambwe umaze gutera, ibyawe byakwamiye hehe? Yorodani ifite uburebure bwa kilometero 350. Yorodani itemba iva mu umusozi witwa Hermon. Amen. Ibirometero 360. Yorodani iva ku musozi Hermoni uri muri Libani ya none. Amazi ya Yorodani ava hejuru ku musozi, haba hariho neige, urubura. None rugahinduka ikime, none bigatemba bigahinduka amazi, niyo atemba. Amen. Noneho akisuka mu nyanja Galilaya, agasohoka akomeza urugendo kuzagezaho yisuka mu nyanja y'umunyu, DDC cyangwa Mer Morte. Urugendo rwa Yorodani rwose ni ibirometero 360, 360 km. Niwo burebure bwa Yorodani. Yorodani kuva kera n'imbere yuko Abisirayeli bava muri Egiputa, Yorodani yakomeje kuba urugabano hagati y'Iburasirazuba bwo hagati n'Iburengerazuba bwo hagati. Efrate niyo igabanya Uburasirazuba bwa kure n'Uburengerazuba bwa kure, Efrate. Hanyuma Yorodani ikaba yagabanyaga Uburasirazuba bwo hagati bwa hafi n'Uburengerazuba bwa hafi. Amen. Ni frontière naturelle. Nuvuga ngo kwambuka Yorodani rero, Yorodani basanze ari inzitizi mu rugendo rwabo bagana mu gihugu cy'isezerano, kandi Imana yabayoboye kwambuka mu gihe Yorodani yari yuzuye, kuko Imana yashaka kwihesha icyubahiro. Amen. Haleluya. Noneho bamaze kwambuka, murabizi ko batahise barwana. Amen. Tusoma mu gitabo cya Yosuwa, bamaze kwambuka Yorodani byagenze gute? Ku gice 5 bamaze kwambuka, usoma ku murongo wa 1.
yahise bigenda gute? Gweze ku mugwa 9 ari ijambo ryitwa Gilugari, murabyibuka? nuko abami bose b'Abamori bari hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburengerazuba n'abami b'Abanyakanani bari ku nyanja bumvise uko Uwiteka yagabanije amazi ya Yorodani imbere y'Abisiraheli kugeza aho bambukiye, imitima yabo ishya ubwoba. Icyo ni cyo Imana yashatse gukora. Imana yashatse ko ibambutsa Yorodani mu gihe cyayo cy'umuzure. Yari yuzuraga igatemba ikadepasa, ikarenga ikajya mu bibaya. Uranyumvise? Kandi abatuye i Kanani aricyo gihugu cy'isezerano, Yorodani yari protection yabo. Uranyumvise? Nubwo imigi yabo yari igoswe n'inkike, ariko cyane cyane Yorodani nayo bari bazi ko yagora abantu kuyambuka kuko nta ndege zari zihari. None bumvise ko iyo Mana yakamye inyanja itukura ije gukamya na Yorodani, bataranahura n'Abisirayeli bamaze gutekerwa n'ubwoba. Icyo ni cyo Imana yashatse gukora. Mwayumvise? Mwayumvise? Komeza. Bacika intege kubw'Abisiraheli. Icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturira amabuye atyaye mukeba Abisiraheli ubwa kabiri. Yosuwa asatura amabuye atyaye ayakebeshereza Abisiraheli ku musozi Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa akebesha ngiyi: abagabo bose bari baravuye muri Egiputa, bari baraguye mu nzira inyura mu butayu, barimo ingabo zose, nibo bari baravuye muri Egiputa. Abantu bose bari baravuyeyo bari barakebwe, ariko abo bari barabyariye mu butayu bakiri mu nzira yaho ubwo bavaga muri Egiputa, bo bari batarakebwa, kuko Abisiraheli bazerereye imyaka 40 mu butayu kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye muri Egiputa zashiriye, kuko batumviye Uwiteka. Uwiteka yari yarabarahiriye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yasezeraniye ba sokuruza babo kukibaha, aricyo gihugu cy'amata n'ubuki. Abana babo yabashubije mu cyimbo cyabo, ari bo Yosuwa yakebesheje kuko bari batarakebwa. Impamvu nuko batakebe mu nzira, nuko abantu bose bamaze gukebwa bagumaho bari mu mahema yabo kugeza aho bakiriye. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo n'ubu. Amen. Aho ni mu kibaya cy'Imowabu. Amen. Amen. Naho ni mu kibaya cy'Yeriko. 4:13 Yosuwa. Ingabo nk'inzovu enye zifite intwaro zinyira imbere y'Uwiteka mu kibaya cy'Yeriko, ziteguye kurwana. Uwo munsi Uwiteka akuza Yosuwa mu maso y'Abisirayeli bose, baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. Amen. Nuvuga ngo 13 wasomye. Subiramo numve. Ingabo nk'inzovu enye zifite intwaro zinyira imbere y'Uwiteka mu kibaya cy'Yeriko, ziteguye kurwana. Mu kibaya cy'Yeriko. 19. Abantu bazamuka bava Yorodani ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa mbere, bagandika i Gilugari mu rugabano rw'Iyeriko mu ruhande rw'iburasirazuba. Amen. 20. Ya mabuye 12 bakuye muri Yorodani, Yosuwa ayashinga i Gilugari. Amen. Mwumvise rero? Nuvuga ngo bambutse Yorodani bisanga mu kibaya cy'Yeriko, ahantu hiswe Gilugari.
kubera ko Gilgal rivuga ngo Imana yatembagaje igisuzuguriro, yabavanyeho igisuzuguriro. Aho niho bakebwe. Mumvise batangiye ku rugamba? Oya. Ariko bakambitse he? Oya. Bavugira he noneho? Mu gihugu cy'isezerano. Ese wayumva? Bari mu gihugu cy'isezerano, ntabwo baratangira kurwana kugira ngo buri muryango winjiye muri gakondo. None Imana ibanje kugira gute? Kubakeba, bakebwe. Kuko ntabwo bigeze bakebwa abavukiye mu butayu. Abakebwe ni bariya ababyeyi babo bapfiriye mu butayu. Amen. Kuko Imana itegetse ko bakebwa, kandi tuzi yuko batangiye ahubwo bikomeye. Ntibatangiye si urugamba, kuko isi Imana yabanje ko bakebwa mbere yuko batangira urugamba. Gukandagira gusa mu isezerano bakigukebwa. Ni impamvu Imana yateye ubwoba Abanyakanani, ni ukugira ngo gukigwa kwabo bazaba bamaze gukira, ntibazaze kubataka barwaye bari kurwara. Urabona Imana uko imeze? Amen. Nivuga ngo igihe cyose bari batarakira abakebwe, bwa bwoba bwari bugikora akazi mu Banyakanani. Umviriza, impamvu bakwiye gukebwa bagikandagira mu isezerano i Gilgal, amen, nuko binje mu isezerano, amen, bakwiye kuba abantu bashya. Egiputa yabavuyeho, kuko nta Egiputa ikwiye gukandagira mu isezerano. No kuri twebwe no kuvuga iki? Kuri twebwe baratubwira ngo tumaze kwiyambura, amen, umuntu wa kera tukambara umuntu mushya, amen, ngo uwo mwanya, amen, ngo tuba tuvugira ahantu ho mu ijuru twicaranye na Kristo. Mumve? Soma Abefeso ibice 2. Abefeso ibice 2. Umurongo wa 2 wa 7 vuba vuba. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzereze y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzuranwa nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Bivuga ngo iyo umukristo amaze kugera ku ntambwe ya 4, amen, igereranywa no kwambuka kw'Abisirayeli Yorodani, bivuga ngo abamaze kwiyambura wa muntu wa kera wa Egiputa, akaba yambaye umuntu mushya. Niyo mpamvu avugira hehe? Mu ijuru. Mu ijuru hariya twageranye n'isezerano, ariyo Kanani y'Abisirayeli. Amen. Murabumva ibyo? Amen. Nuvuga ngo umukristo akiri mu wa kamere ntabwo arambuka Yorodani. Yorodani ushobora kuyifata mu buryo bubiri. Iyo umukristo ngo arangije urugendo apfuye, babyita ko yambutse Yorodani. Ariko hano turabera kubyerekeye urugendo rw'umukristo mu gihe atarapfa.
Mwibise. Kuko hari igihe yigishwa ko kwambuka Yorodani ku mukristo abashoje urugendo, ko Yorodani igereranywa ntabwo turafata Yorodani mu buryo bw'urugendo rw'umukristo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kwiyambura umuntu wa kera akambara umuntu mushya, aba yambutse Yorodani, aba yicaranye na Kristo mu gihugu cy'isezerano. Mwabyumvise ibyo? Amen. Haleluya. Soma Efeso 3:8. Nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose. 3:8. Nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose, naherewe ubwo buntu kugira ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka, njijure bose ngo bamenye uburyo ubwiru bukwiriye kugenda, ari bwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose, kugira ngo muri iki gihe, amen, ubutunzi bwa Kristo butagira akagero. Ubwo butunzi bwa Kristo butagira akagero bumenywa gusa n'abambutse Yorodani. amen, Bumenywa gusa n'abamaze kwiyambura. Gukebwa niki mu buryo bw'umwuka? Ni ukwiyambura umuntu wa kera. Gukebwa mu buryo bw'umwuka ni ukwiyambura umuntu wa kera ukambara umuntu mushya. Nibyo bivuga gukebwa mu isano rishya. Kwiyambura umuntu wa kera wagomeraga Imana, yanezewe na Egiputa, ukamara umuntu mushya. Mu gihe rero utariyambura umuntu wa kera, ntabwo ushobora kumenya ubutunzi butagira akagero wa Kristo. Amen. Ibyiza by'i Kanani ntushobora kubimenya kuko wowe ntabwo wambutse. Amen. Bya byiza biri mu isezerano ntabwo ushobora kubimenya. Abakorinto wa mbere 2:9-16. Turavuga umuntu wamaze kwambuka. Ni umukristo atakiri wa kamere, ahubwo n'umwuka. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose, ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere, umuntu wa kamere ninde? Agereranywa na Barubeni na Bagade n'igice cy'umuryango wa Manase. Ngo bo bimeze gute? Abo nibo bagereranywa n'umukristo wa kamere. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Paulo aravuga twebwe bande? Paulo umushyira muri kategori ngo ariko twebwe bande? Paulo ariwe arivugana abandi n'abamaze kwambuka, bavugira muri ya etape ya 4 bayirangije. Bari hehe? Ahantu ho mu ijuru. Niyo mpamvu bwa butunzi butarondoreka bwa Kristo bo barabubona mu kwizera
baranabusobanukiwe. Ariko ba bakristo basigaye hakurya bahambiriwe na kamere, batigeze biyambura umuntu wa kera, Egiputa iracyabarimo, ibyo byo hakurya ya Yorodani babifata nk'imigani, nta n'umwete babigira ko ntabyo bazi. Murabyumva? Okay. Noneho tugaruke rero kuri ba bantu rero nibo dusoherezaho, ba bantu banze gutera intambwe ya gatatu yo kwambuka Yorodani, ariko abakristo bakamere. Reka twumve ko Pawulo bavuga mu Bagalatiya 5 umurongo wa mbere. Tubanze twumva, abanza atubwire twebwe, hanyuma avuge bariya nabo. Abagalatiya 5:1. Ubwo Kristo yatubatuye kuba mudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kuboha n'ububata. Amen. Ni ukuvuga ngo rero abo baramaze kubohoka ububata bwa kamere, bari mu mudendezo wuzuye w'abana b'Imana, kuko mu buryo bw'umwuka ntibakivugira muri iyi si, ahubwo bavugira hehe? Mu ijuru aho Kristo ari. Barinjowinga. Amen. Wa munezero w'umwuka, bwa butunzi bwo mu mwuka. Imana ishimwe. Hanyuma bakamere nabo rero 16-18. Icyo gice cya gatanu nyine Abagalatiya 16-18. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Amen. Abambutse Yorodani, abageze kuri ya ntambwe ya kane, ntabwo bakiyoborwa na kamere, bayoborwa n'umwuka. Imana ishimwe. Amen. Noneho ba bandi bamaze kwambuka Yorodani, sibyo? Bamaze gusiga Abarubeni n'Abagade n'igice cy'umuryango wa Manase, aribo bakristo bakamere. Amen. Dore kibaranga rero niki? Abakolosayi 3:7. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Kuko mwapfuye, kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurarikira, n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo ni byo bizanira umujinya w'Imana batumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera, ubwo mwahoraga muri byo. Amen. Amen. Ba bandi rero bamaze kwambuka Yorodani, bageze ku ntambwe ya kane, bituriye mu gihugu cy'isezerano, mu buryo bw'umwuka bicaranye na Kristo hano wo mu ijuru. Kabone n'ubwo mu buryo bw'umubiri ntago barapfa, bari mu isi, ariko mu buryo bw'umwuka urugendo rwabo bageze kuri ya ntambwe ya kane. Amen. Ngo ikibaranga bahuza umutima kubiri uri mu ijuru. Nabo ba bandi basigaye hakuno Yorodani, bahuza umutima kuri amasho, bavanye muri Egiputa, abandi banyaze b'Abanyakanani. Ya masho n'amahene n'ibiki byose n'intama, mu buryo bw'umwuka twageranya niki? Niki? Ni ubutunzi bw'isi. Amen. Niba abakristo usanga aho ibyo batunze, birata ibyo batunze, baba birata ya masho, kuko niyo yatumye babwira Mose ngo utwemere nitwambuke. Anyise. Naho abambutse bahoza umutima
ku biri mu ijuru, aho Kristo ari iburyo bwa Data, kuko Kristo ni ubugingo bwabo. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Ubwo se uru rugendo mu buryo bw'umwuka warugenze, wabonye aho wowe wakwishyira, uri hehe? Nimwibeshye, abantu bose bitwa abakristo ku isi, bamwe urugendo rwabo nta n'intambwe bateye, baracyari i Golgota, mu buryo bw'Abisirayeli baracyari muri rya joro, ntabwo barava ku musaraba ngo batangire bakurikire Kristo, kuko Kristo se yagumye ku musaraba? Oya, bayibise bo bagumye ku musaraba. Abo ni bande? Nibo abakristo bakiri mu kwihana, mu kwihana ntibarangiza, ibyabo biguma ari ibyo ku musaraba, ntibahava. Kwihana. Abandi nabo barahavuye, bambuka inyanja itukura, baheraho ukuvuga iki? Bahera muri deliverance, baraho ntibigeze bahava, nta n'indi experience bazi mu mwami Yesu. Abandi barahavuye bagitera intambwe ya gatatu, urugendo rwo mu butayu, nuvuga ngo kurwana na kamere, ariko yanze kubarekura. Amen. Kuko kamere irabambwa, niko batubwiye, umubambe kamere n'iruba ryayo. Amen. Bo banze kuyibamba kuko barayikunda. Bayibise. Abo ni bande? Ni Barubeni, ni Bagade, n'igice cy'umuryango wa Manase. Bo bikundira, sibyo, bwabo Kristo butabavuna. Ubukristo bworoshye. Niyo neza kubwira ngo ni ubuntu. Byose byarangiye, nta mpamvu yo kwirusha. Kuki ujya kwiyiriza, kuki ujya, sibyo? Ibyo byose kuri bo ntacyo. Bo baraho. Kandi ibyirato byabo mu mvugo yabo ni amasho, ni za nka, ni za hene, ni za ntama zifite isano na Egiputa. Barata ibyo bafite. Niba irata umwami, barata ibyo bafite. Bayibise. None mu kurangiza, turebe ibintu bitatu by'ingenzi biranga abo nyine bagarukiye ku ntambwe ya gatatu bakanga kwambuka Yorodani. Icya mbere ni immaturité spirituelle. Nago bakura mu mwuka, baguma uko bari, ntibakura mu mwuka. Immaturité spirituelle. Nago bakura mu mwuka, nago bari macuwa, baguma ahandi. Nibo umwanditsi w'Abaheburayo avuga. Amen. Ibice 5 umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo nibo avuga hariya. Usome igice 5 umurongo wa 11 uze ku 14. Abo nibo bavugwa hano. Tumufiteho byinshi byo kuvuga kandi biruhije gusobanurwa ibya Kristo. Kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa. Nubwo bigishwa ntibavaho aho bari. Dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge, kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Amen. Bivuga ngo rero bariya bakristo bakamere bagarukiye ku ntambwe ya gatatu, ntago bajya bakura. Atari uko babuze inyigisho, ariko ntacyo zibamarira.
kuko ntabwo biyambura wa muntu wo muri Egiputa, umuntu wa kera, kamere. Bakunda kamere cyane, ni byayo. Wanapenda starehe ya ule mtu wa kale. Bayibise ari mwabumvise, ntibava mu bwana kandi batabuze ikibakuza. Iyo barebye mu buzima bw'abakristo biragoye kubatandukanya n'abapagani. Bayibise donc icyambere kibaranga niki? Kudakura, immaturité spirituelle, kudakura, ubwana mu mwuka. Icya kabiri, comportement humain, behavior yabo, uko bitwara ubarebye, imvugo yabo n'ukuntu bitwara, ntabwo batandukanya n'abisi. Ayibise ibyo abisi wabonamo ingeso zabo nazo zibona muri abo bantu. Amen. Mwakurikiye? Muri murayibona? Ibigambo bavuga ni nk'abapagani. Reaction zabo ku ijambo ry'Imana ni nk'abapagani. Nyamara n'abakristo mu nzu y'Imana. Nimumvise yuko bavuye muri Egiputa, banyuze mu nyanja itukura, ariko baheze mu butayu, kabone nubwo bakoze urugendo bakagera ku rugabano rw'igihugu cy'isezerano, hasigaye kuba icyabagoye ni ukwambuka Yorodani. Ntabwo babishaka. Mu ijambo ririmo ntibashaka kwiyambura, ariko kwambuka Yorodani. Amen. Ni ukuvuga iki? Uvuga ngo imyifatire yabo, imyitwarire yabo ntabwo itandukanye n'abapagani. Donc comportement humain proche de celui des païens, nk'abapagani. Icya gatatu, ni abantu bitwararika cyane ishusho yabo kurusha ishusho ya Kristo muri bo. Ni abantu bitwararika cyane ishusho yabo, uko isi yabareba, uko isi yabavuga, kurusha uko Imana yabavuga cyangwa ibavuga uko Imana ibareba. Donc la recherche de soi, soigner leur image. Ils sont préoccupés tellement par leur image, ils négligent l'image de Christ en eux. Nous voyons ngo bitwarika cyane leur personnalité. Bitwarika cyane uko isi yababona, ibavuga kurusha uko Imana ibavuga, kurusha uko Imana ibabona. Abo ni babandi banze kwambuka Yorodani. Bayumva? Nous voyons ngo ils sont prisonniers de leur image, prisonniers du camp d'Iraton. Bayumvise? Icyo bita hearsay. Ni ukuvuga ngo le camp d'Iraton. Bayumvise? Ariko jyewe sosiyete inzi gutya, ntibabona nanjye ngiye, agashaka kuba mu itorero, ariko agashaka ko ishusho ye hanze ikomeza kuba iyimuhesha icyubahiro. Iyo itorero riri mu bihe bikomeye wenda ritavugwa neza, ntibashaka ko barizwamo, babarinkinga n'itorero. Abo rero bari muri ya kategori ya gatatu y'abantu banze kwambuka Yorodani, banze kwiyambura umuntu wa kera. Orgueil yarabafashe, ubwirasi. Kristo yafuma asuzugurwa, agira ngo bo basuzugurwe. Ese reka mbabaraze, mwibaza ko iherezo ry'abariya ba Manase, igice cy'umuryango wa Manase hamwe n'Abagadi n'Abarubeni
basigaye hakuno ya Yorodani bakanga kwambuka. Mwibaza yuko Yesu ryabo ryabaye ryiza? Rero ukiye kubimenya. Imana rero iraduhamagaye bavandimwe, umuntu wese yirebe muri zo ntambwe enye, ubarizwa mu yahe? Amen. Kugira ngo ucunguze uburyo umwete. Amen. Ukaze mwendo. Wihate aho byakwamiye, aho byahagarariye. Amen. Uhave kumeza urugendo muri Kristo, kuko ubuzima bw'umukristo ni urugendo rwo mu mwuka, gukizwa ni urugendo rwo mu mwuka. Amen. Ukwiye kuruhuka wambutse Yorodani, ubarizwa mu gihugu cy'isezerano, kandi ntago kijyamo gutangire kwinjira muri gakondo yawe, ariyo masezerano y'Imana muri Kristo. Muziko yose ari amina. Amen. Ntago ushobora kuyinjiramo utabanje gukebwa, utabanje kwiyambura wa muntu wa kera. Ntushobora kwinjira mu masezerano, mu gihugu cy'amasezerano, utabanje gukebwa. Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani, Imana yabaturije mu kibaya cy'Yeriko ahantu yitwa Gilugali, babanze bakebwe mbere yuko batangira urugamba rwo kwinjira muri gakondo yabo. Nawe ntushobora kwinjira mu masezerano y'Imana ari muri Kristo Yesu, yose ari amina, utabanje kwiyambura umuntu wa kera. Ntabwo ushobora. Uyu munsi rero Imana yaduhamagaye rero kugira ngo turebe blocage aho iri mu buzima bwacu, icyo bita blocus spirituel. Iri hehe? Urugendo rwawe rugejeje he? Ese izo ntambwe ko ari enye urazirangije? Uri mu ntambwe ya 4, ubarizwa aho Yesu yicaye iburyo bw'Imana. Ese warinjiye, uri mu rugamba noneho rwo kwinjira mu masezerano? Mumvise yuko tumaze no kwambuka Yorodani, amen, hanyuma tugakebwa, niho dutangira urugamba rwo kwinjira mu masezerano. Amen. Ariko kubera ko twakebwe, Imana yusezeranya yuko iratwinjiza mu masezerano. Amen. Ariko tubanje dukebwe. Udakebwe we ntabwo Imana imubara mu gihugu cy'isezerano. Imana imubara ko wa Egiputa cyangwa wo mu butayu hariya. Amen. Mubyumve neza, kwambuka Yorodani si ukuvuga ngo birarangiye, ahubwo urugamba ruratangiye rwo kwegukana amasezerano. Amen. Haleluya. Ariko uru rugamba ruganwa gusa n'abakebwe, kuko abatakebwe, Abanaki baramurimbura, utakebwe bari Abanyakanani baramurimbura, kuko Imana ntishobora kugwanana n'utakebwe. Uyu munsi rero ugiye kumenya ubwo amasezerano y'Imana ntashobora kuba ari kure yawe, kubera yuko kabone nubwo wambutse Yorodani wenda, ariko wanze gukebwa, wanze kwiyambura umuntu wa kera. Hari utuntu runaka utariyambura, hari utuntu runaka twa Egiputa utariyambura, udukomeyeho. Amen. Niyo twatumye rero amasezerano y'Imana ari kure, kabone nubwo wambutse Yorodani, ariko ntabwo urakebwa. Ntabwo bakebwe hakuno, bakebwe hakurya, mbere yuko urugamba rwo kwinjira muri gakondo y'amasezerano rutangira. Niyo mpamvu rero abambutse batangiye intambwe ya 4, ariko intambwe ya 4 ni urugamba rwo gutangira kuba mu masezerano, kandi ruzasozwa ari uko Yesu agarutse. Ntabwo ruzarangira Yesu ataragaruka, kuko amasezerano ni menshi cyane mu buryo ntabwo twayarangiza Yesu ataragaruka. Ariko ayo masezerano arahari menshi, rero ukwiye kwinjiramo rimwe kuri rindi, isezerano rimwe kuri rindi ukinjiramo.
ariko buri sezerano ugiramo habanje kuba iki? Urugamba. Ni fight. Niyo ntambara yo kwizera Bibiliya itubwira. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Ese mu buryo bw'umwuka ntushobora kwimenyera? Cyane baza ko bitagoye. Umwuka wera yaguhishuriye aho uri. Nawe rero kumenyera urugendo ntuzarucikiriza hagati. Kandi nshaka kongerezaho kugira ngo byuzure. Imana ishimwe. Abana umwuka wera agenda yubaka sibyo? Muhita mumenya rero rya jambo tujya tuvuga kenshi iyo tubasengera bamwe cyangwa bose. Amen. Aje mu dusubiramo riri mu Bafilipi. Abafilipi 1:6. Iri jambo muhita mwumva rero muriza kuryumva rero mu bugari bwaryo. Abafilipi 1:6 dusomere. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko iyo yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Ngo iyatangiye, ndazi neza ntashidikanya, uwo ni Paulo, ko yatangiye umurimo mwiza. Muje murimo yatangiranye urugendo namwe sibyo? Izarusohoza muri mwe, ariko ruzasozwa ryari? Umunsi wa Kristo. Sibyo twavuze? Uvuga ngo rero na ya ntambwe ya 4 ntizasozwa kiretse kugeza ku munsi wa Kristo. Iri jambo rero uraryumva neza. Ni ibyerekeye urugendo. Bamwe rero ntago rwashoje. Rwarahagaze. Kubera ubujiji, kubera kwirangira umutima, cyangwa impamvu zitandukanye. Ariko kuwumvira Imana, ngo Paulo avuze ngo ntashidikanya yatangiye uwo murimo. Hano twitwe rugendo. Izarusohoza. Hano ni umurimo ariko mwite urugendo. Izarusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Rero ntabwo badufite. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Tupfa kuba twaratangiriye ahariho ahanyaho. Ni hehe? Ku musaraba. Uko abatangira mu idini abo nta rugendo barimo, ariko ukwiye kurutangira hehe? Ku musaraba. Amen. Kuko Yesu ntiyaheze ku musaraba ukajyana nawe, ntabwo yaheze mu gituro ukavana nawe mu gituro. Amen. Ukazakomezana nawe, ukazamukana nawe, ukicarana nawe. Ubwo rugendo rero ni ngombwa niwumvira Imana muri Kristo. Paulo arakubwiye, ito certifi, araguhumuriza, araguhamiriza yuko ntabwo Yesu yatangiye umurimo, ntabwo izawukira hagati cyangwa urugendo ngo urukire hagati. Amen. Izarusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Ibi rero biduha iki? Biduha confidence yuko urugendo kugenda nko bikwiriye, ayobowe n'Umwuka wera, yumvira Imana ku munsi ku munsi. Amen. Urugendo azarusohoza ku munsi wa Kristo. Kadusenge. Data, turagushima mu izina rya Yesu Kristo kuri ishurirwa ry'urugendo rw'umukristo, ko ubuzima bw'umukristo ari urugendo rutangirira ku musaraba rukazasozwa mu gihugu cy'isezerano. Mwami, umurikire buri muntu wese amenye urugendo uko yarutangiye nawo arugejeje. Uvugane nawe, yaba ari twebwe turi hano, yabaza abazumva ubutumwa kuri internet, Mwuka wera uzavugane nabo. Buri muntu wese ntakwepe kukuri, ntahunguke ukuri, ahubwo kukuri Mwuka wera ukukoreshe kugira ngo umurikire buri muntu wese amenye urugendo nimba yarutangiye koko, amenye nawe arugejeje. Mu izina rya Yesu, umuntu wese ubwenge bukwiriye bwo mu mwuka kugira ngo atahure iby'uru rugendo. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Imana ishimwe. Iri jambo ryari rikwiriye ko ryongerwaho. Reka dushimire Imana abakoze umurimo w'Imana mu nzu y'Imana. Ahasigaye rero reka rero mbabwire ni bon voyage.